twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ya Story Behind nk'uko mubizi mu bisanzwe muba muri kumwe nanjye Liza McDowell twibutsa abatarakora subscribe ko mwayikora mu kudushyigikira na like ndetse na comment kandi ntahwema no gushima abakoze subscribe like share ndetse na comment n'ibitekerezo byanyu biba bikenewe cyane cyane ku nama mubaye mushaka kuduha nk'inama mushaka kuduha nk'ibitekerezo ari kwagura mu kiganiro cyacu cya Story Behind mushobora kutwandikira hasi muri comment cyangwa wenda tukazabashyiraho nimero mushobora kuzaduhamagaraho mukaba mwaduha ubufasha ushatse kudufasha cyangwa gutanga igitekerezo tuzashyiraho nimero hasi hanyuma ushaka gutanga igitekerezo wese akanyura kuri iyo nimero nk'uko mubibona rero uyu ni umunsi nanone mwiza ni umunsi nahuye n'umuntu numva uwo muntu ngize amatsiko yo kumenya ibye byose numva uwo muntu namuganiriza ndetse nkanamushyikiriza abanyarwanda n'abakunzi channel ya Story Behind nk'uko mubibona rero hano hari umutumirwa ntabwo ari umuntu usanzwe kuri channel yacu ya Story Behind ni ubwa mbere aje kuri channel yacu ya Story Behind tukaba tugiye kumuha ikaze abamuzi muratwandikira muri comment mutubwire n'ibyo akora hanyuma n'abatamuzi twasabaga ko umutumirwa wacu yatwibwira mu magambo arambuye akatubwira uwo ari we akatubwira ibyo akora tuguhaye ikaze umutumirwa wacu urisanga kuri channel yacu ya Story Behind. Okay, murakoze cyane. Ntarivuga cyangwa se ngo ngire ibindi nkomezaho hari akantu uvuze ngo ngiye kubabwira ngo ibyanjye byose ndumva ashaka kubimenya. Ushaka kubimenya? Yego rwose ungiriye neza wabimbwira ni Story Behind. Nese urumva ari byose kandi ari behind, ari Story Behind. Umwire basi ibyo ushaka kumenya. Okay, ubwo ndavuga ibiri behind. Nta kibazo. Ubwo nyine bitari behind n'ubundi barabizi. Tuzahindurira izina niba ari ibyo rero. Oya, ikibazo ntabwo ari izina. Ikibazo ntabwo ari izina. Ni n'izina ryiza cyane. Urumva nyine hari ukuntu babaza umuntu. Niyo urega waba utari n'umuntu wenda w'icyamamare cyangwa iki, hari ukuntu abantu baba bakuzi nyine abo mwiganye inshuti y'umuryango, ariko hari n'ibyo baba batazi. So murakoze, reka ndeke gutinda mu magambo cyane. Nitwa Valence Iradukunda Kijyambere, nkaba ndi umukinnyi wa filime, nkaba ndi n'umusore. Ndumva ari ibyo ngibyo by'ibanze. Ndumva iyo presentation nge idahagije. Okay, ushaka kumenya? Ubwo reka njyewe nkwibarize noneho ku giti cyanjye. Utubwiye ko witwa Iradukunda Valence, hakaba ari n'akandi kazina ka Kijyambere utubwiye. Yego, ako kazina ka Kijyambere kaba karaturutse he? Ni ukubera iyihe mpamvu wakise? Se ni ak'umuhanzi? Ese ni izina wiswe n'ababyeyi? Ese donc byagenze gute? Wadusobanurira muri make impamvu y'iryo zina rya Kijyambere. Naryo ni izina ryanjye ariko wenda ntago mu irangamimerere ririmo, gusa nakifuje ko ryakabaye ririho kuko naryo ni izina nahawe n'ababyeyi. So nkimara kumenya ubwenge nagerageje kumenya nyine impamvu nyine y'amazina ababyeyi banyise, ariko nanjye amatsiko nagize yo kumenya icyo risobanuye nuko nyine numvaga ko ridasanzwe. Ubwo mama niwe waje kumbwira ati nkiri umwana nyine cyangwa se nkivuka, navutse mfite ibiro byinshi bifatika kandi mvuka nyine ndi umusore. Urumva nageraga courage nkamwonka cyane ko nkura nkubagana no kurya cyane bigenda na nyine buri kintu cyose nabaga ngiye gukora cyaba icyiza cyaba ikitaciye mu mucyo nyine nagikoranaga umurava. Ubwo rero banyita Kijyambere gutyo nanjye nkuze ndarikumva. Kijyambere bivuze ngo rero Kijyambere bivuze ni umuntu niba
miyumvise neza ibintu byose mbese wajyaga mbere vuba vuba niba ari ukurya ni vuba vuba ni okay ndabyumvise urakoze cyane ku bw'igisobanuro hanyuma utubwiye ko uri umukinnyi wa filime nyarwanda nanjye kandi koko njya nkubona mpuze muri filime zigiye zitandukanye z'abanyarwanda hanyuma umwuga wo gukina filime ese ikibazo cya mbere ngiye kukubaza kuri icyo cya sinema ubifata nk'umwuga yego ikindi ubikora se wumva ubikunze se cyangwa ni ugushaka amaramuko first of all gukina filime sinzi wenda uko abandi babitekereza gusa nawe ni umwuga nk'iyindi kandi ni umwuga usaba kuwukora uwukunze ikintu cyose burya wakora iyo ugikora ugikunze ugikora neza nyine kandi ukagikora wumva nyine ntacyo bigutwaye nubwo wenda wahoramo n'imbogamizi cyangwa se utundi tubazo tugiye dutandukanye ariko iyo ubikunda byiyongeyeho nanone kiba ari ikintu cyiza nyine ubasha kumva nyine ko ntacyo kigutwaye usibye wenda na sinema gusa n'ibindi bintu ibyo ari byo byose ikintu cyose ugiye gukora ugikunze kiba ari cyiza noneho wakuramo n'amaramuko bikaba byiza kurushaho so rero njyewe nabivuga ko mbikora nk'umwuga ku buryo nyine bwisumbuye kuko ndanabikunda ntabwo mbikora nyine kuko ari amaburakindi cyangwa se ari uko wenda imirimo yabuze nyine nuko mbikora kubera ko mbikunze ubimazemo igihe kingana iki kuva 2017 bivuze ngo umazemo imyaka 6 igiye kuba 7 okay ni iki kintu filime yaba yarakugejejeho uhereye kuko wari umeze kuva mu 2017 kugera uyu munsi mu 2024 ese ni iki kintu filime ubona yaba yarakugejejeho niba ko kubyita iby'umwuga ibyo ari byo byose hari ikintu kigaragara wakuyemo cyangwa se ubona kubikora cyangwa se gukina filime nubwo bavuga ngo wenda ngo ni umwuga ariko wenda hatavamo amafaranga menshi ahagije wenda yagira nk'ikibazo wenda akemura runaka tuvuge kuko urebye muri sinema reka mvuge muri sinema nyarwanda abantu tuzi ko bafite ikintu wenda bagezeho binagaragara cyane n'aba ngaba twita abastar n'aba twita ibyamamare bigaragara buri munsi muri sinema nyarwanda wowe nkawe ese hari ikintu mu by'ukuri sinema uyu mwuga wo gukina filime hari ikintu waba warakugejejeho gifatika okay murakoze navuga ko ikintu cya mbere buriya mu buryo wenda ntaragera kuri financially cyane navuga ko nungutse umuryango wenda si ukuvuga ngo ni abantu muvukana abantu muvindimwe abantu mufitanye isano oya ahubwo nungutse abantu nabungutse mu buryo bw'abantu duhuriramo buri munsi babo abo dukorana nyine abakinnyi bagenzi banjye baba se aba producers baba se abakameramani bagera gute kuriya nyine uhuriramo n'abantu bagiye batandukanye urushaho kuvanamo inshuti ukarushaho kuvanamo nyine abantu wumva ko bakuri hafi sinzi wenda niba ndi bubigeranye n'ikindi kintu tuvuge reba iyo uri nko ku ishuri hari ubuzima bwo ku ishuri ubayemo iyo uri nko ku ishuri of course uba hafite inshuti uba ufite uwo waganiza ibibazo byawe ufite uwo waruhukira ufite nyine no muri sinema navuga ko ikintu cy'ingenzi cya mbere nakuyemo ni abantu ariko uburyo nyine ubakuramo biterwa nyine nawe n'uburyo uba witwara iyo witwara neza utari indisipurine ibintu byose bigenda neza abantu bakagukunda bakanakugirira icyizere ejo akaguha akazi n'ejo akaguha kandi n'undi gutyo ikintu rero cy'ingenzi ni abantu mu buryo buri financially of course ntabwo wamara imyaka 7 ukora ikintu uvuga ngo nta kintu wakuyemo ubwo bitabaye wenda ari uburyo wenda utitwara neza cyangwa se utabikora neza nk'uko byakagombye
haba hari indi mpamvu wenda runaka, ariko navuga ko ntago ndi bujye kure cyane mvuge ngo nubatse inzu, ngo cyangwa naguze imodoka, ngo cyangwa ngo nakoze ibi n'ibi. Oya, ni mu buryo nyine bwo kwiyubaka nyine muri rusange, ukabona uko wari umeze wenda mu myaka 2 ishize, ubu ngubu hari akantu kiyongeyeho. Tuvuge wenda ushobora kuba waraguze nk'agasambu cyangwa se ugagura n'agatungo kagashyira mu rugo, utuntu nk'utwo ntago wabura nyine ikintu ukuramo kisumbuye. Wenda ntago kiba ari kirekire cyane, ariko byibuza ubona ko byibuza ubuzima nyine gatozi buba buhari. Udashobora kubura icyo urya, udashobora kubura icyo unywa, udashobora kubura aho urara, nyine ufite ubuzima nyine bw'abantu baba mu mujyi n'ubundi nk'ibisanzwe. Okay. Tukiri aho nkiri kuri iki kibazo cy'umwuga wa sinema, hari ikindi kibazo njya ngira cyane muri sinema, kandi icyo kibazo ntabwo ari njye njyenyine ukigize. Ni uko nzi ko icyo kibazo abantu benshi surtout igitsina gore kijya kibimbaza cyane. Ese wowe kugira ngo ubashe kugera aho ngaho ugeze muri iyo myaka ukaba ugikina gutyo, tukaba tugeze naho tukumenya, uri muri filime zakunzwe, uri muri filime nyinshi z'uruhererekane, uri muri filime nyinshi zinazwe hano mu rugando rwa sinema nyarwanda. Njyewe aha ngaha navuga nk'umuturanyi, niho nakumenyeye cyane. Nakumenye muri filime Umuturanyi ya Clapton Kibonke, ejo bundi nongera kukubona muri City Med ica kuri RTV. Hanyuma ikintu nshaka kukubaza, ni irihe banga waba warakoresheje kugira ngo wenda ugere ahantu nk'aho ngaho hakomeye? Kuko urebye muri sinema nyarwanda, nabonye kugira ngo umuntu atere imbere cyane muri sinema nyarwanda, nabonye bifata igihe, biragora. Nk'urugero, muri sinema nyarwanda abenshi bavuga ko harimo ruswa, soit ku ba producer, soit ku bari aba editing, donc abafite ekipe nini muri sinema nyarwanda, cyangwa bafite uruhare runini muri iyo sinema, bavuga ko habamo ruswa cyane cyane ku bana b'abakobwa. Ukabona umwana w'umukobwa ashaka gutera imbere, arakunze gukina filime, akunze kujya muri sinema, ariko ukabona hari ikimusunika, hari ikimupushinga kikavuga ati va aho ngaho wikomeza kugenda. None ibyo bintu koko bibaho bya ruswa? Nk'umuntu ukaza akakubwira ati okay, ati rero mu by'ukuri uzi gukina, ariko kugira ngo ubashe gukina muri filime iyi n'iyi, kugira ngo nzabashe kukugira umustar, nuko hari ikiguzi tugomba gukora. Soit bararyamana, reka mbivuge mu izina kuko ibyo bintu bijya bibaho cyane, akasaba umwana w'umukobwa ko baryamana, nyuma wenda banaryamana ntamugire umustar. Ikindi, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, abantu bakinishwa muri filime ntibahembwe. Ako kantu wakavugaho iki? Kuko ibyo bintu byo birahari, umuntu akaba yagukinisha, kuko nanjye mfite urugero rwiza cyane. Umuntu akaba yagukinisha muri filime ye, nyamara warateze, waravunitse buri kimwe cyose, ariko ntukuremo umusaruro uhagije, yewe ntanaguhembe ya nyiturano yawe. Ese ibyo bintu muri sinema nyarwanda kuko bibaho? Ndahera ku cyo wahereyeho, uti ese we ni irihe banga wakoresheje ryo kuba ugeze aha ngaha ugeze, ryo kuba warisanze aha n'aha? Mpereye kuri icyo, ikintu cya mbere ni ugukora ikintu ugikunze, kandi iyo ukora ikintu ugikunze burya ntabwo ucika intege. Nubwo wenda haba haza imbogamizi nyinshi nk'izo wavuze, ariko uragerageza ntucike intege kuko bya bintu uba ubikunda. Ikintu cya mbere kwari ukudacika intege, icya kabiri nkabikora mbikunze n'umuhate mwinshi cyane, icya gatatu na disipurine buriya irakonta mu kintu cyose waba ukora, si na filime gusa, aho waba ujya hose, aho ukorera, aho uhurira n'abantu, aho ugira gute, nyine ubuzima bwa buri munsi ubamo, iyo burimo disipurine bibasha gutanga amahirwe yisumbuyeho muri kariyeri runaka waba urimo. Njye navuga ko ari ryo banga nkoresha buri gihe, nyine ni ukumva, ukubaha, ugatega amatwi, ukubaha nyine buri kimwe cyose. Njye nicyo kintu nakoresheje. Ikindi cyo kwisangamo hano ni kwa gukora cyane n'ubundi.
ni kwa gukora cyane umuntu akakubona akabona ko ufite ubushobozi bwo kuba wajya muri proje runaka kandi ntaguciye mu ijambo ntaguciye mu ijambo sinibaza ko wenda kuko hari abantu benshi bakora cyane ahangaha Valence hari abantu bakora cyane hano akihiringa ngewe ndabazi cyane ariko kugera kuri iyi saha ukaba udashobora kubona hari proje nzima igaragara bamutumiyeho kandi mu by'ukuri ni umwacteur mwiza cyane ni umwactrice mwiza cyane ariko kugira ngo uzamubone muri proje ari cyane muri twa duproje two hasi tw'uduteyatre tutagaragara kugira ngo umukire nkuriya umukinnyi cyangwa w'icyamamare nka Papa Sava cyangwa Clapton Kibonga cyangwa bamenya azajye kumufata ukabona ni ibintu bigoye ubwo ikibazo cyo kuvuga ngo ni ugukora cyane sinibaza ko ari mwe mwaba mukora cyane kuruta abandi kuko barahari benshi ahubwo hari irindi banga mwaba mukoresha iryo banga rero niryo dushaka kumenya kuko gukora cyane twese dukora cyane ariko ntabwo tugera nk'aho mugeze ahubwo wambwira kandi akabanga kawe rwose nanjye nkazibwirira abana b'abanyarwanda yes ibyo nkubwira I'm serious ni ukuri hari abana ngewe benshi nzi bafite talent agukinira hariya ariko kugira ngo azajye kukugeraho cyangwa ajye kugera kuri Clapton Kibonge cyangwa Papa Sava cyangwa n'undi wese ugasanga ni ikibazo kigoye tubwire ibanga witubeshye tubwire ibanga ntabwo ndi bukubeshye ntabwo ndi bukwepe cya kibazo wavuze nk'uko habamo ababa bashaka indonke runaka kugira ngo akugeze ku kintu kimwe cyangwa ikindi ariko ntarakigeraho buriya igihe kigira igihe cyacyo uyu munsi buri gukora ibi nyine ukabikora ubikunze ushyiramo n'umuhate mwinshi ariko bikanga hari n'abacika intege pe akabivamo kuko babona igihe cyose yabigiriyemo nta kintu kizima nta proje nzima arakinamo nta hantu heza yari yisanga nyine bakageraho bakanacika intege nta n'amafaranga afatika yes nta n'amafaranga afatika ntabwo ari uko umuntu aba adakora cyane ahubwo ni kwa kundi nyine umuntu uvuga uti inkono ihira igihe sibyo none se ubu tuvuge muri iyo myaka 7 yose maze sibyo muri iyo myaka 7 maze mu kwa 8 kwanza 7 zaba yuzuye none se proje zihari ni izi bo wenda hari Natasha akazi umuturanyi akazi estimate akazi ibara ry'urukundo ntabwo zirenze nk'eshanu zirebwa n'abanyarwanda ariko ntabwo arizo zonyine na kimwe ni nyinshi cyane hari n'izo mba ntibuka hari n'izitarasohotse hari n'izo bari kweditinga ubu ngubu nyine bisaba gukora uhozaho ntucike intege ariko ukanarindira cya gihe cyawe cyanya cyo ko kiza bivuze ngo igihe nicyo kibazo noneho kariya kantu bavuze rero kariya kantu bavuze ngo kamarusa n'iki ntago nabica ku ruhande mvuga ngo ntibibaho bibaho pe ariko buriya umuntu uzi icyo ashaka azi n'uburyo yakibonamo kabone nubwo byaba bigoye gute ntabwo ari byiza guca inzira y'ubusamo kugira ngo ukunde ugereyo vuba ushobora guca inzira y'ubusamo ukagerayo vuba ariko no kuvayo ukagera gute ukavayo wihuse hari kumubwira ati reka reba hari filime nshyashya ya Clapton Kibonge yitwa Icyaremwe gishya urayibona Icyaremwe gishya ukabona hari abantu baba barakoze amakasitingi nko muri 2020-21-22 ariko bakaba wenda hari nka liste bashyizweho bemezwa ko bazashyira ko yagiye liste yiri yose okay ibyo ari byo byose ibintu ngewe mubwira ahangaha si uko wenda sinago biba biri kure y'ukuri ugasanga iyo liste abantu ayiriho yo muri 2021 yemeza ko yatsinze casting yemeza ko ari mu bantu bafashwe ndetse ko ari mu bantu bazashyirwa muri proje nshyashya ariko iyo proje nshyashya yaza ugasanga abantu nta nubwo bigeze banakwibuka swat iyo liste wasanga yaranajugunywe yaratawe induba niko nabyita kuko ibyo ari byo byose ntabwo bajya gufata abandi bantu bashyashya bazi ko ari liste y'abantu bo muri 2021 baba baratsinze casting
ubwo rero impamvu njye mbikubajije, hari abantu, iki kibazo kirahari muri sinema cyane, abantu benshi barakimbwira, abantu benshi bari basabye ko iki kintu ningira amahirwe yo guhura n'abakinnyi ba filime baba bakunzwe mu Rwanda ko nazakibabaza, kuko n'uwitwa Sharifu we narakimubajije, mperutse gukorana interview n'umukinnyi wa filime bita Sharifu, uze kujya kuri YouTube channel yacu uraza kureba ibintu yansubije. Rero nkunze ukuntu wowe uganishije ku ngingo nashakaga kumva, ntabwo nashakaga kuyumva, ahubwo ni igisubizo kibereye kandi ibyo bintu koko ni ukuri. Ese niki cyakorwa kugira ngo ibyo bintu koko birwanye kandi bicike? Ntarajya wenda ku cyo umuntu yakora, ntabwo gukoresha casting ari igikorwa kibi, kandi iyo ugiye gukoresha casting ukoresha casting hari ingredient ukeneye, hari script bihari yarateguwe, hari abakinnyi baba hari barateguwe, ariko hakaba ari ababuramo cyangwa se bose nta n'umwe uhari. Ukoresha casting hari abukeneyemo. Birashoboka ko ushobora gukoresha casting hakaza abantu 100 ariko ukaburamo wa muntu ukeneye, cyangwa se hakaza 100 ukeneyemo umuntu umwe, cyangwa se 30 20 bangahe. Navuga ko casting zizahoraho n'ubundi, kuko ntago ari buri mu producer wese igihangano gishya azajya aza kuzana cyangwa agiye gushyira hanze cyangwa se agiye gukora azajya ashyiramo n'ubundi abantu yarasanzwe akoresha. Ntago biba ari sawa cyane ko ntaguciye mu ijambo, mu cyaremwe gishya harimo abastar gusa abantu bashyashya barimo barabazi ni bake cyane. Reka nze musubize ndaza gutuma nanabyibagirwa. Urumva nyine umuntu ategura projet hari abantu akeneye, sibyo? Noneho agategura casting nicyo kintu cyitabirwa n'abantu benshi, kandi abo ngabo uvuga bamenyereye gukina filime b'abasitari n'iki, nta n'umusitari wabona muri casting. Haza ba bandi nyine bagifite inyota yo gukina, nta n'ahantu na hamwe aranabikora, kwiyumvamo ko nyine ashaka gukina filime, kwiyumvamo ko abikunze, kumva ko afite talent, akigira icyizere nyine akaza muri casting. Hari igihaza bigahura n'amahirwe agasanga ni wa muntu dukeneye cyangwa se nyiri filime akeneye. Wenda hakabaho imbogamizi z'uko wenda adafite ubumenyi buhagije, ariko hakabaho no kumufasha kuko uba wamaze kubona ari wa muntu ukeneye. Ntabwo ndi bujye kuvuga ku cyaremwe gishya cyane kuko ntabwo nyikinamo, sibye ko wenda Clapton ari boss wanjye bisanzwe, ariko icyaremwe gishya nta makuru yandi nkiziho, nanjye nkireba nk'abandi bose. Ndanayikunda, ni filime nziza. Oya, ni filime nziza, ni filime nziza. Oya, ntabwo abantu bavuze ngo ukajya muri casting ngo ukayitsinda, yes, ngo bakagushyira kuri liste ya waiting, ukazasanga bayita liste ya waiting, ukazasanga reka tujya mu cyaremwe gishya, mubwira abantu bashyashya barimo, kandi uretse tutarajya aho ngaho ushobora gusanga abo bantu bagiye mu cyaremwe gishya ari abantu bejo mu gitondo, hari liste yo kuva muri 2021. None se wowe ntabwo bizi, ntabwo ibyo bintu ntabwo bizi se? Oya, ndabizi cyane pe, nta nubwo ni kuri buri casting yose iyo ibaye nyine umuntu atoranyamo aba akeneye. Hari aho ukeneye gukoresha ako kanya, hari n'abo uvuga ati ariko reka abangaba no mbashyire hano ku ruhande, anytime nshobora kubakenera. Agakora nk'iyo groupe cyangwa iyo liste yabo akayikora. Ngarutse kuri Kibonke, ntabwo ari ukumuvuga neza nk'uko ari boss wanjye, ariko nawe hari casting yigeze gukoresha, ariko nzi neza ko hari abakinnyi bari mu cyaremwe gishya bavuye muri iriya liste ya casting yakoresheje. Urumva barimo ni cya kibazo cy'igihe, ni cya kibazo cy'igihe navugaga. Rero afite n'indi liste yibikiye y'abandi bantu, hari n'umuntu atazi ko afite amazina ye, afite amafoto ye, amufiteho amakuru, hari n'utabizi, kuko nka projet ziwe niwe wikorera casting, kuko abantu bose aba bazi barahuye, azinguye ashoboye iki, cyangwa se yaba namufiteho amakuru make akagerageza kubaza abo bakorana n'abandi ku ruhande baba bamuzi, sibyo? Ajya kuguhitamo yamaze kubona neza ko hari icyo ushoboye. So rero n'abo ngabo bari kuri waiting n'ubundi
ntabwo navuga ngo agiye guhagarara gukora, nubwo yaba atakibikora we ntiyareka gukora n'ubundi yajya mu yindi mirimo isanzwe, ariko filime ntabwo ntekereza ko ari ikintu yahita areka kano kanya, sibyo? Rero abantu dukunda filime, abantu tuzikina rwose twihanganire cya gihe nyine. Niba ukunda ikintu ugiha igihe ukagikora ugikunze ukagikora neza kandi ugahora wiyungura ubumenyi, ibyo wari uzi muri uyu mwaka bikiyongera mu wundi, gutyo nibwo nyine uzumva ko uri proud y'ibyo uri gukora. Hari ibyo abantu twese twabivamo, sinamuvi gusa n'ibindi byose bisanzwe, n'ishuri warireka, ni byinshi cyane umuntu yareka hatabayeho ikibazo nyine, hatabayeho kwihangana ngo utegereze igihe cya nyacyo nyine ibintu byawe bigere. Reka tubwire abantu rero mujye mukomeza mwihangane cyane pe. Kwihangana bitera kunesha, kwihangana ni umuco mwiza ndetse n'Imana irawudutoza, kandi itubwira ko uwihanganye ari we uronka, ari nawe ugera kure. Twihuse rero cyane, nagira ngo nkubaze, ntabwo wansubije ku kabazo nakubajije k'abantu bakina filime ntibahembwe. Ako kabazo nanjye baranyambuye, ariko sindi buvuga ngo ni bande banyambuye. Ntabwo dushaka kumenya ngo ni bande, kuko n'abandi bose baramburwa ariko turanabazi, ariko ntabwo twajya kubavuga. Ahubwo ikintu nashakaga kukubwira, inama ni iyihe nama wabaha abo bantu bakajya bareka gukinisha abantu babangiriza umwanya? Niba uzi ko utazahemba umuntu kandi ukaba umushaka muri proje yawe kandi akaba ari n'ikintu wamubonyemo, kuki utamuhemba uwo muntu? ntago ndi bugire uruhande mbogamiraho. Uyu munsi nshobora kuba ndi umukinnyi, ejo nanjye nkaza ndi umukinnyi ndi na producer, ibyo bintu bikambaho, kandi wenda hari uburyo nabivuzemo, hari uburyo abantu bafashe. Ndakoma ku mpande zombi. Wenda mpereye ku bakinnyi, nibyo pe, ubikora ubikunze, ubikora uvuga uti niba ari ayo make abonekemo, niba ari ako gatike, niba ari cyangwa niba ari ntayo, bibwira abantu, mubwira ati nibyo ni kukubwira. Icya mbere navuga ni ugutanga information. Hari ukuntu umuntu ategura projet ariko ifite budget ntoya, urumva, ugasanga harimo afite budget ntoya, noneho afite budget ntoya, wenda ntashake kugaragaza ko wenda iki kibazo gihari, nyine akagira bimwe na bimwe bikavaringe, ibindi uyu munsi bikanga, ejo gutyo. Icyo gihe ntabwo bigenda neza. Biba byiza rero niba ufite igishoro gitoya ucyumvikanaho n'abantu bawe, kandi ugakoresha abantu mubasha kumvikana, ukabwira ati rero ufite igishoro gitoya, za providing ibi n'ibi, transport se tunutu, ariko ntiwizere wenda umushahara uhambaye. Gusa turi gukora iyi ni projet ngari, uko izagenda itera imbere agashahara gashobora kuzamuka, cyangwa se n'ibyo wagenerwaga bikagenda bizamuka. Hari igihe pe ubona biteguye uko nguko, ariko bigaflopinga ni umushinga nk'undi, kuko utangira igikorwa runaka wanashoya yawe ariko bikanga. Rero iyo byanze ntabwo uvuze ngo urabireka, urakomeza nyine ukagerageza. So rero no kuba taratwishyuye, njye nta kibazo nabigiraho, nyine ntabwo ari uko umuntu aba yanze kukwishyura, ahubwo nyine nuko hari izindi mbogamizi ahura nazo zitandukanye. Ashobora kurwara, ashobora kurwaza umuvandimwe se, ashobora kugira ibyago, ashobora kugira impamvu zitandukanye, sibyo? Cyangwa se niyo muva akayikora neza ariko ntihite itanga umusaruro nyine byihuse nk'uburyo yari abyitezemo. So rero bya biri navugaga, iyo ukunda ikintu wihanganira nyine ibicantege nke byose ushobora guhuriramo nabyo, harimo n'ibyo ngibyo. Rero nkiri muri ibyo, ni izihe challenges zaba nziza cyangwa mbi waba warahuye nazo muri sinema mu gucunguza uburyo umwete, kugira ngo ndabizi muba mufite ibintu byinshi, muba mufite akazi kenshi, nta gutwariye umwanya. Ni ibihe bintu byabaye byagucalenjinze kuva winjiye muri sinema, ibyakugendekeye neza n'ibyakugendekeye nabi? Ni iki kintu wabivugaho, cyangwa se ni ibihe bintu runaka wenda byaba byarakubayeho mu kwinjira muri sinema yawe, byaba byiza cyangwa byagushimishije n'ibyakubabaje? Mbivuze mu buryo bwagutse, wenda ku bicantege byo biba ari byinshi. Nk'iyo ukibitangira byonyine, ikintu cya mbere
kugira ngo ugire timu wisangamo, cyangwa se ugire ahantu wisanga uvuga uti aha umunsi runaka nzajya mpavoma ubumenyi runaka muri kariyeri ndimo. Iki kintu kiri mu bintu bigora abantu benshi, ukaza nyine ugashaka amakuru ukabaririza ukagira gute nyine ukabimenya, wamara no kubimenya ugasigara urwana na rwa rugamba rwo kuvuga uti ni gute ndabikora neza kugira ngo nyine ubumenyi ndi guhaha hano buzangirira akamaro mu maproje yose nzajyamo, aho nzanyura hose. Buri stage yose ugezemo ntabwo wabura ibicantege, biba ari byinshi, n'ubuzima buri hanze ntabwo buba bworoshye, kuko iyo ukibitangira ushobora kubitangira umunyeshuri, ushobora kubitangira wibana muri ghetto, wataha ukajya gushakisha mu tundi turimo twaho nyuma y'ubwo buzima bwa filime urimo. Ushobora kuba ubuzima bwose ubayemo urabifatanya, kuko urumva nibwo ukibitangira bitaragwa n'umusaruro wisumbuye wenda wo kuvuga ngo hari ibyo uri butangire kwikemura mu buzima busanzwe. Urumva imbogamizi ziba ari nyinshi. Rero niyo umaze kubigeraho rero ubusaza hari igihe uhura na role, kuko ubikunda ntabwo wakaga kubikina, ukabikina pe ukanabikina neza abantu bakabikunda, ariko sosiyete ikabyakira nyine mu buryo butandukanye, aho ngo bakubone muri ya sura y'umuntu utanga message, bakakubona nyine muri ya sura y'uwatanze message. Tubwo wenda wakinnye uri umurozi, uri umwicanyi se, uri iki, ukubonye nyine ntahita atekereza ko wari uri gukina filime, kahita bati dore wa murozi, dore wa mugome, dore wa mwicanyi, ariko nta rundi rwango ruba rurimo. Message uba waratanze iba yaratambutse, nyine bo bakakubona muri ya shusho ya bya bintu. Ibyo nabyo bisa nkaho bibangama, ariko iyo bigitangira uba wumva biri kukugora, ariko ugeraho ukabimenyera nyine ukabyakira, ukibona mu isura nyine y'uwo bakubonamo ukanabyenjoyinga. Gusa bigeraho bikanahinduka nyine abantu bakabyumva, kuko bageraho nyine bakabimenyera, bakamenyera ko ari ubuzima bwo muri filime butandukanye n'ubwo ubayeho. So ubwo rero ku muntu utakuzi nyine biramugora kugutandukanya na wa muntu abona nyine kuri screen. Okay. Ikindi kibazo cyanjye kiragira kiti kuki uhozaho ubwanwa? Iteka nkubona sinkuzi udafite ubwo bwanwa. Ese nizo role bagusaba gukina bisaba kuba ufite ubwanwa? Ese urabukunda se? Ni ukubera iki uhorana ubwanwa? Shani story behind ko ni biri behind kabisa. Ntarajya ku gatora amashyi avemo, cyangwa ninjye bakomeye amashyi ikibazo uri icyamamare. Ntarajya wenda ku bya character na physical appearance yo muri movie. Ubusanzwe ifite impamvu imwe ituma nkunda ubwanwa. So wayitubwira niba atari ibanga? Nta kibazo ndababwira. Nabuze papa wanjye muri 2009, ariko kuba mfite ubwanwa nyine nicyo kintu kimfasha kumwibuka mu buryo bwihuse. Abantu banzi baba bakuru baba batoya nyine nabo bamuzi bavuga ko dusa. Nanjye ariko nyine ndareba nkabona turasa. So rero kubera ko yagiraga ubwanwa, kandi mu bana bo tuvukana bo turi abahungu babiri mu rugo, grand frère ntago abukunda. Rero ubwo ngewe nahisemo kubukunda, ariko ndanabukunda byo nyine nkuko nakundaga papa wanjye, ko nicyo kintu cya mbere kimunyibutse. Ubwanwa n'amaso, nawe yari afite amaso manini nk'ayanjye. Ufite amaso manini? Yewe ni manini. N'abantu muri comment baze kutubwira niba uno musore afite amaso manini. Muri comment baze kutubwira niba uno musore afite amaso manini. Ikindi buriya nyine hari ukuntu buri mubi, ariko basi kugira kudafite confidence. Oya ntabwo ari kutayigira, nese abantu ntibabibona ndi mubi Imana. Kuba kuri bo abantu bazababona ubwo bubi. Oya naye ububi n'ubundi ugomba kugirira icyizere. Inyuma mw'imbere ntabwo twe tuhazi. Mw'imbere iyo ugerageza so tuvuga ko utahazira mu minota tumaranye. Wahura n'umuntu ukahita ubona umuntu mwiza cyangwa ngo ni mubi. Hari akantu nigeze
hari akantu nigeze gusoma ngo ko abantu bose bahora barira ngo abantu barabahemukiye n'undi ukumva wakubwiye ngo yaramuhemukiye nawe akarangwa yaramuhemukiye ubundi ubugome buva mu bahe bantu ko abantu bose ubona ari abantu beza buri muntu wese agira igice cyiza n'igice kitari cyiza uri mu bibaye yarabonye oya ndabizi nyine umva nshaka kukuvuga cyangwa amahirwe no kuri umuhungu uretse gato so wavuze ni story behind reka mbabwire ibi behind y'ubu bwana ni ukuri kw'Imana kuno mu ndeba kuri kamera sibyo ni mu ndeba murabona nk'uyu ubwanwa nabanza gute muvugishije ukuri ugiye kuba nka Naomi ejo ndavuze ngo akuyeho inyinya muri ngo abantu ngo babona nyine aka niko kagira mufite kandenge ndi muri ndabizi urumva ariko basi twanwa hari ukuntu tujyamo tukawuha kandi gasura nyine ukagaragara ukuntu so rero iyo niyo mpamvu yindi ya kabiri mbukunda ariko impamvu ya gatatu wenda ngaruke kuri filime n'ubundi nuko akenshi rero ndi gukina zisaba kuba mfite ubwanwa ariko n'ubundi bansabye kubukuraho nabukuraho kuko n'umusatsi nkukuraho nyina bashyizemo amadirede bashyizemo ibituta igipara kaorudineri ibiki n'ubwanwa rero bisabye ko mbukuraho nabukuraho. By the way uri na cool cyane ntabwo ari uko nkuko nagutekerezaga muri filme cyane cyane mu muturanyi ugaragara nk'umuhehesi umuntu ukunda abakobwa cyane ku buryo hari n'inshuti zanjye naba narabwiye ko ngiye kugukoresha ikiganiro ahita ambwira ngo ngo wa muhungu ukunda abakobwa ngo njye ngo simukunda ngo afite ingeso y'ubuhehesi. By the way uri cool nagira ngo babwire ko uri cool ntabwo ariko mbona umeze wa mugani wawe. Ikindi kibazo cyanjye nashakaga kukubaza ukunda ibihe biryo cyangwa ukunda kunywa iki? ubwo uvuze ngo nkunda kunywa iki barahita bareba hano aka ngaka ni akadekorasiyo ko kugira ngo tugaragare kuri kamera neza ariko ubusanzwe njye nkunda igikoma mu byo kunywa n'amazi. Igikoma? Yego. Umugabo ngo unywe igikoma ntabwo yumva igikomye? Ibyo wenda ni iby'abanyarwanda nanjye ndiwe ntabwo mbizi kandi sindi umugabo ndi umusore ni ukuvuga ngo njye nkunda igikoma n'amazi. Ufite iyerekwa ritambutse by the way? Yes. Kurangiye tumukize ku isoko. Mu byo kurya hari byinshi ariko ku mwanya wa mbere haza ibishyimbo hakaza uwa kabiri hakaza igitoki. Iyo navuze ngo nyine ngiye kurya neza bya danje nirira agafiriti cyangwa se agasipesiyali kwa kuri nyine mvuga nyine umunsi ndarya neza kaba ari agasipesiyali cyangwa se ibindi biryo runaka biriho n'agafiriti nta kibazo. Hanyuma ni uwuhe mu acteur préféré umu acteur ukunda yaba mu Rwanda ndetse no reka tubanze hanze ni uwuhe mu acteur ukunda cyane? abatwinspira rero baba ari benshi kuko banakina movie zitandukanye umubona muri iyi movie ameze uku ukamubona mu yindi ameze uku atandukanye nyine abatwinspira baba ari benshi ariko ntabwo navuga ko hari uwo nkunda. Hari umusore bita Jason Momoa yagiye akina amafilime atandukanye Aquaman aherutse no gusohoka mu minsi yashize yitwa se w'abakina ari impumyi n'izindi ntahita nibuka kano kanya ariko ndamukunda cyane ariko n'ubuzima bwe bwo hanze buba buryoshye ubona ari umuntu nyine ugira discipline wiyitaho ukunda umuryango we. Cyangwa ubwanwa ubanza ariyo mpamvu nawe ukunda gushyira ubwanwa kuko uriya mugabo mu cyegeranyo mperutse kureba ko uriya mugabo ari mu bagabo bakurura igitsina gore cyane we na Idrissa Elba. ubwo bwanwa rero bishoboke kuba wenda simbizi n'ibitekerezo byanjye si ubwo bwanwa ntabwo waba warabushyizeho kubera impamvu wayitubwiye sorry reka tukongere tugaruke. So ndamukunda rero gusa n'abandi ni benshi banyinspira mu Rwanda. Hano mu Rwanda ni nde kwinspira mu Rwanda se? Ngiye ngo ni bose ni ngewe kabisa ndi inspira kabisa rwose. I like the confidence ndabikunze cyane.
Ikindi kibazo ni iyihe role wumva utakina mu buzima bwawe muri filime niyo baguha amafaranga menshi angana gutya ukumva iyo role ntiwayikina? Bo first of all tubanze twumve ni ugukina nyine ni role, ni ugukina ntabwo ari kuba usanzwe umeze. Ntabwo nta role n'imwe njye ntakina, gusa byaterwa nyine na kondisiyo. Hanyuma reka nkomereze mu tuntu n'utundi, ngiye kukubaza utuntu n'utundi urajya umbwira ni iki kintu gisekeje waba warigeze gukora mu bwana bwawe gisekeje pe n'ubu ngubu wibuka ugaseka? Ese ni ikihe kintu kibi wakoze n'ubu ngubu wibuka ukumva kirakubangamiye? Mpereye ku kibi, narakubaganaga pe, narakubaganaga bihagije. Ikindi nagiraga amahane, ahantu nakuriye muri karitsiye uhageze n'ubu ukavuga izina kijyambere abantu twakuranye baranzi. Umwana wese wareraga muri karitsiye babaga bazi ko ari njyewe umurijije. Nagiraga amahane nyine handi nifataga nkakubita nk'umwana nk'uruki cyangwa se nkamurya ikinyunguti kugira ngo ndebe ukuntu arira. Nahoranaga amatsiko yo kumva nyine ukuntu umwana arira, numvaga ari byiza kubona umwana ari kurira, kumwumva kuri ari kurira numvaga ari byiza nyine, ariko byari ibikorwa by'ubwana gusa. Na n'ubu ndabyibuka kameramani ari guseka. Nari umunyarugomo, umwana wese wareraga muri karitsiye bahitaga baza mu rugo, nanjye nyine mama kancisha akanyafu. Icyo kintu kirakubangamira kuba waragikoze? Numvaga bitarakaba. Nk'ubu hari abantu turi mu kigero kimwe cyangwa ndutoho gatoya nibuka neza ibyo byose nakoreye, nanabasabye n'imbabazi ariko ntabwo baba babyibuka. Nyine mba numva iza nk'amahirwe yo gusubirayo yo kuba umwana nabikosora. Ikindi ikiza rero cyaba gisekeje waba warigeze gukora? Ikiganiro mama nakibona arahita abyibukana, ariko ndabisikabiza. Nakundaga ubunyobwa, nakundaga ubunyobwa bwaba ari bubisi, bwaba buri mu murima batarabusarura, bwaba bwumye, bwaba bukaranze, yaba ari isosi. Nakundaga ubunyobwa. Ndibuka wabukundaga nta mpamvu? Simbizi niba nta mpamvu, banza hari rwari urugomo nyine rw'ubwana n'iki. Murekeraho. Sinzi niba ari ukubukunda, hari wenda n'urugomo rw'uko nyine umuntu aba ari umwana n'iki. Ndabyibuka iyo bweraga mama yarafataga nyine akaduha ubwo tuzarya, akabika n'ubw'imbuto. Sore bwo kurya bwashiraga mbere nk'ibisanzwe. Ubwo naba mvuye nko ku ishuri nize nk'igitondo. Wari ufite ubwo igihe kingana iki? Wari ufite igihe kingana iki? Nigaga primaire hagati y'imyaka 7 n'10, 12. Nagize ngo wenda zo mu rugo n'amahene n'iki. Ubwo rero bwaba bwarashize, hari ahantu yabumanikaga hejuru mu gisabo n'iki, akaboko k'umwana nkagera nkapfundura nkakoramo. Igitangaje ni uko icyo gisabo cyajyagamo nk'ibiro 18 cyangwa 20. Igitangaje ni uko igihe cy'ihinga cyageze agasanga nta n'ikiro kirimo. Ibiro 18 by'ubunyobwa warabiriye mu gihe kingana gute? Nk'amezi nk'abiri nayo atageze. Nyine nta wundi mwana wakundaga ubunyobwa mu rugo ni njyewe. Urumva ni njyewe waziryamyemo nyine. Igihe nari inkoni nyinshi cyane, nyine iyo mbyibutse nyine biransetsa nyine bikanantungura. Kuba ngubu nshobora kumara n'amezi 2 ntarahekenya ubunyobwa, cyangwa se nanabuye kinyakabiri kwa kundi nyine bukuguyeho gutyo gusa uri kumwe n'abantu n'iki. Ntabwo nyine ntibukunda nka mbere. Niko kantu navuga nyine nibuka kakansetsa. Mu tuntu n'utundi, icya kabiri ni iki kigushimisha kuruta ibindi muri ubu buzima turimo hano ku isi? Ubuzima turimo muri iyi si, njye nshimishwa no kubona ndi kumwe n'inshuti zanjye, mfite abantu nyine, nshimishwa nyine no kurema inshuti nshyashya. Ahantu hose ngiye nkavayo hari umuntu nungutse. Buriya mu buzima bwa buri munsi tubamo
ubuzima ni abantu, ubuzima ni abantu, umuntu niwe ukugirira akamaro atitaye nyine ku byo ari byo byose, ibibazo wahura nabyo iki, umuntu nyine niwe ugufasha. So rero ngewe nshimishwa no kurema inshuti, anashimishwa niyo ndi kumwe n'inshuti zanjye, ariko nanone kandi nakongeraho iyo ndi gukina filime ho nezerwa byisumbuyeho kuko ndabikunda. Uramutse uhawe ubutumwa bw'uko uzapfa ejo, niki kintu cya mbere wakora? Ako kabazo nkunda kubaza abatumirwa banjye. Ikintu wakora rero, ngewe ikintu nakora nasenga, ni ukwiyegereza Imana mu buryo buruseho nyine muri icyo gihe naba nshigaje, kandi nkaba ndi kumwe n'umuryango wanjye, ndavuga nyine mama, abavandimwe, nkaba ndi kumwe n'umuryango wanjye, numva aricyo kintu nakora. Twongeye kubashimira mwebwe mwakomeje gukurikirana ikiganiro cyacu kuva gitangiye kugera ku musozo, tubashimira umwanya wanyu muba mwafashe, muri ab'agaciro cyane, kandi nawe Valence tugushimira cyane 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 kubw'ubutumire bwacu wakiriye. Ntabwo biba byoroshye, ndabizi kubona akanya ntibiba byoroshye, ariko reka ngushimire kandi tukwifuriza imigisha y'Imana, tukwifuriza ko buri kimwe cyose ukozeho cyangwa se buri kimwe cyose kikugezeho kiba umugisha kuri wowe. Reka dukomeze dushimire abakunzi bacu cyane cyane, abakoze subscribe ndetse na like na comment ndetse na share, ndetse kandi n'abatarabikora tubabwira ko niba uri umukunzi wacu ukunda ibiganiro byacu, ko wakora subscribe, like ndetse na share, ndetse ukanaduha na comment mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka rero tubasezere, mwari kumwe nanjye Liza McDowell, amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda cyane cyane, kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya Story Behind. Ciao ciao, bye bye.